narose inzozi ngomba kubasangiza ubu ngubu. Ndimo kugenda ndi mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, kandi najyanywe n'ikintu kimwe cyane cyane gusangiza abantu urukundo n'icyo ngicyo. Ariko nzabibabwira mbayishyiriye byinshi cyane. Jewe sindi umuntu ukunda kugenda cyane cyane muri ya miji ikomakomeye nk'Iburuzi, Burayi, Johannesburg na hehe. Nkunda kugenda ahantu hari abantu ngomba gusangiza urukundo uko nshoboye. Ariko nzashaka kubabwira ikintu kigendana n'inzozi narose iri joro muri iki gihugu ndiho byo muri Afrika. Ntari bubabwire nonaha kuko mbayishyiriye byinshi. Nzababwira amahoteli y'ibihugu byose nagiyemo, ibiciro byabyo, ibisabwa, mbereke n'iyo miji ukuntu itandukanye, makapitale yayo atandukanye. Nzabereka muri ibyo bihugu bitanu nzaba ndimo kugenda. Ubu ngubu ndangije igihugu cya kabiri, ariko byose nzabikusanya mbibabwira. Iri joro narose turi mu rusengero ndi kumwe n'abantu benshi cyane barimo abonzi, ariko bari bagizwe cyane cyane n'abantu b'abavandimwe baturuka iriya mu duce tw'Imurenge. Hanyuma rero twari twicaye turimo gukurikira inyigisho, ariko nkabona inyigisho zari zirimo kwigishwa n'umupasitore mwese muzi, apotre docteur, niwe warimo kwigisha. Hanyuma umugabo wari uri iruhande rwanjye, uwo mugabo ndanamuzi mu Rwanda, ahubwo ndanamusuza kuko ngomba kumuvuga, yitwa Jonas, yakoraga muri icyitwaga Electrogaze kera. Mbona ahagurukanye ijambo aravuga ngo nk'uko akunda umuntu arimo kwigisha, ahita avuga ku kanya aravuga ngo uri umuhanuzi, ngo arimo kumutaka, avuga yuko ko avuga ibintu byiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibintu yavugaga nabonaga arimo kwigisha abantu cyane cyane uburyo bashobora kubona amafaranga. Ni inzozi yanjye, ni inzozi. Sinzi rero nimba ko mu mutwe wanjye nkunda gutekereza cyane cyane ikintu cy'amafaranga na Bibiliya ko bibivuga. Murabizi neza yuko amafaranga niryo jambo Yesu yavuze inshuro nyinshi kurusha ayandi magambo yose yavuze. Hanyuma kandi murabizi neza yuko ko Satani niyo akunda kuyishamo cyane cyane. Rero igihe yabivugaga, uwo mugabo asa nk'umuntu uvuga, mbese amuvuga neza ku byo yavuze. Ngiye mpita mpaguruka ndavuga ngo mpaguruka mu rusengero, nanjye nijwi rirerire cyane, mpita mvuga ngo ntibishoboka. Soma ibyanditswe muri Yakobo, guhera muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 27. Maze kuvuga gutyo mpita mbona abantu bandeba nabi cyane. Hanyuma rero bandebye nabi, mbona umwe mu bantu nzi, we ari no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sindi bumuvuge izina, ahitaza andeba na maso cyane cyane nkaho nakoze ishyano. Hanyuma impamvu ndimo kuvuga ibi ngibi ni uko amagambo menshi cyane dukunda kwigisha ku bintu by'urukundo, narababwiye yuko ko muri iyi minsi hari ibiganiro nakoze na madamu wana, nzabibabwira. Muri iyi minsi iyo ushatse kwangana n'abantu, uvuge ku bintu by'urukundo, uvuge ukuri, ibyo bintu biragutandukana n'abantu ako kanya. Nicyo kintu gisigaye, nicyo kintu gisigaye gitandukana abantu ku buryo bworoshye. Ubwo rero nubona umuntu ushaka gutandukana nawe, uzamubwiza ukuri urebe, muzahita mutandukana. Ubwo rero ni byiza gutandukana n'abantu igihe wabwije ukuri, aho gutandukana n'Imana mu gihe utababizwe ukuri. Kuko twebwe akenshi twanga kubwira abantu ukuri, twanga kubwira abantu ibintu bigenda n'ubumuntu, kandi ibyanditse muri Bibiliya bivugika neza kugira ngo abo bantu batababara. Ariko ku rundi ruhande turimo gucreate espace hagati yacu n'Imana. Mu gihe cyose dushimisha abantu, mu gihe cyose dushimisha ibiremwa kimwe natwe, ngo kubera ko ni umuyobozi w'itorero, ni umuhanga n'ibindi byose. Umuhanga twagize ni umuhanga umwe. Abandi bose twese turi muri iyi si turarwaza. Njyewe ku kazi iwacu akenshi bakunda kumbwira, hari abantu bakunda kunyegera bakambwira ngo
iyo nakoze ibintu cyane cyane mu bintu bigenda no kwirinda indwara, cyangwa mu bintu bigendana n'imibare yo kubara ku bintu bigendana n'ubuzima, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu byitwa biostatistics. Abantu bakambwira ngo uri umuhanga, kenshi nkunda kubabwira ngo ntago ndi umuhanga na gatoya, kuko umuhanga wenda yaba ari umuntu wabitangije bya biostatistics, ariko ibirenze byose dufite umuhanga ukomeye cyane, ari we Umwami wacu Yesu Kristo. We yabashije gukoresha uburyo bwose bw'Imana. Nawe twese turarwaza. Ntukajya ufata umupastori cyangwa umuapotre umufate nk'igitangaza kimwe, wafata n'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero kansubire ku inzozi. Imbere yuko nsubira ku inzozi, ndashaka nkubwire wowe urimo kumva ahangaha, ntuzakesha abami babiri. Ufite umwami umwe, uriya utuma uyu munsi uhumeka, uriya watumye twese njye nawe tubasha kugirirwa imbabazi. Ubwo rero nsubiye ku inzozi, baje baransohora, ariko ndavuga ngo mvuga n'ijwi rirerire cyane, nari nicaye inyuma, nabona gasa nk'aho ari amasale bareberamo amasale ya video, abantu bazi yari amasale ya kera, aho abantu babicaye, amasikariye akamanuka gutya, hanyuma podium iri hariya. Mpita mvuga n'ijwi rirerire cyane, ndavuga ngo idini nyakuri risura imfubyi n'abapfakazi. Nimba mutabikora, nta dini nyakuri bihari. Naho umuhanuzi cyangwa uri mu apotre cyangwa uri iki, nawe ntuyite yuko ufite idini nyakuri mu gihe udasura imfubyi n'abapfakazi. Kwigisha abantu urukundo n'ubumuntu, ibyo bintu nitutabikora turi kure n'Imana. Nitutakora urukundo, nubwo wajya gusenga inshuro zingana gute, ntacyo bivuze. Murabibuka yuko Paul yaravuze ngo nubwo twavuga mu ndimi z'abamarayika, nubwo twahanura, mu gihe tutagira urukundo. Hari umuntu ushobora kubaza ngo ese kugira urukundo ni iki? Nkunda kubwira abantu, ari umuntu wigeze kumbaza, arambwira ngo ese kugira urukundo ni iki? Kugira urukundo ntabwo tubizi. Subira muri Matayo 25 guhera kuri 35 kugera 45. Iyo ni imibare yoroshye cyane. Nkunda kuyibwira n'abana banjye, ngewe nkunda kubigisha abana banjye ku bintu by'urukundo. Ni 25 35 45. Ni kuvuga ngo chapitre 25 ugahera kuri 35 ugaruka kuri 45, uraza kumva uburyo usangiza abantu urukundo. Yesu yarabivuze, ntabwo ari njyewe. Kubera iki winangira gusoma ijambo ry'Imana no kurishira mu bikorwa? Ngo kubera iki winangira ukihambira ku muntu, ngo kubera ko yambara neza, kubera ko ari umuapotre uzi kuvuga cyangwa iki? Eloquence ntabwo ariyo ituma umuntu kuba umuntu. Eloquence y'umuvugabutumwa, eloquence y'umuapotre, y'umushumba, ntabwo iza gufasha wowe kugera mu ijuru. Ikiza kugeza wowe mu ijuru kirahari. Fata Bibiliya usome. Uzi ko akenshi twumva umuvugabutumwa kurusha gusoma Bibiliya. Soma Bibiliya. Nkunda no gusaba abantu, niba ushaka gusoma Bibiliya kumva neza kugira ngo wagenge ubuzima bwawe, fata Bibiliya wisome, uraza kubyumva. Baje kunsohora rero hanze, mbona barimo kunsohora hanze. Hanyuma rero ngeze ku rugi, nahise mpindukira uriya mugabo. Yari mugabo munini, ndamuzi, atuye muri Maine, muri Etats-Unis z'Amerika, ahangaha muri nagarahanga ndi muri Afrika. Nahise mubona, mpita murebesha amaso, nanjye ndamureba amaso, ndamubwira ngo nunkoraho kubera ukuri navuze uraza kubyumva. Mbona atangira gusubira inyuma n'ubwoba. Icyo kintu cyahise kimbwira, nahise nangira kwibaza, n'ubwa mbere ndota inzozi n'izi ngizi. Sinzi nimba ari ibyo niriwemo ejo nibyo bintu niriwe cyane. Nari ndimo kureba abantu bababaye, ndeba ukuntu nabasangiza gikeya ngira. Wowe urimo kureba iyi video, ushobora kuba ufite n'amafaranga menshi aruta yanjye. Birashoboka. Ndi umukozi wa leta, kandi hari abantu benshi batekereza ko umukozi wa leta ngo wo muri Amerika agira amafaranga.
ngewe ndi umukozi wa leta kandi position ngira ni position nziza, ariko ikintu nakubwira, abakozi ba leta bose ku isi nibo abantu bakunda guhembwa make, nubwo bafite izindi benefit yego amavantage yandi, ariko nuko biba bimeze. Ariko nkatekereza, mwibuke ndarangiza nkubwira, haranira ku byanditswe muri Migani 19:17. Naho mu video y'ubutaha, Uwiteka kurinde kandi agukoresha.